ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nidukomere ku budahemuka bwacu. Aha turi ni kuri buri munsi, wa murongo wacu wo kuri YouTube witwa buri munsi. Twijire buri munsi, dutegereze Kristo buri munsi, tutadohoka buri munsi, ubudahemuka buri munsi. Ngaye masomo matagatifu adusaba kwihangana ubutarambirwa. None kuwa gatandatu w'icyumweru cya 24 tariki 18 Nzeri 2021, isomo rya mbere iryo mu ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa gatandatu umurongo wa 13 kugeza ku 16. Nkora mutima yanjye mbigutegetse imbere y'Imana ibeshaho byose, n'imbere ya Kristo Yezu wabaye umuhamya uhebuje w'Imana imbere ya Pontiyo Pilato. Wite ku mategeko, ukomeze kumuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi wo kwigaragaza k'umwami wacu Yezu Kristo. Koko rero igihe cyagenwe nikigera, azagaragazwa n'Imana nyirihirwe na mugenga wa byose, umwe rukumbi, umwami w'abami n'umutegetsi w'abategetsi, yo yonyine yihariye ukudapfa, igahora ituye mu rumuri rudahangarwa, ntihagire n'umwe waba warayibonye cyangwa ngo ashobore kuyibona bibaho. Niharirwe icyubahiro n'ububasha ubuziraherezo, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimumusanganize impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe, turi umuryango we n'ubushyo yiragiriye. Nimutaha amarembo ye mumushimira, mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze, mumusingize murata izina rye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe ruhoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugeza ku 15. Muri icyo gihe abantu benshi bamaze guterana baturutse mu migi yose bamusanga, Yezu ababwiza uyu mugani ati: umubibyi yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, n'inyoni zo mu kirere zirazirya zose. Izindi zigwa mu mabuye, zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. N'izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazipfukirana. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zera imbuto karijana. Amaze kuvuga cyo atera hejuru ati: ufite amatwi yo kumva niyumve. Abigishwa bamubaza icyo umugani ushaka kuvuga. Arabasubiza ati: mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'Imana, naho abandi bakabwirwa mu migani kugira ngo barebe boye kubona, bumve boye gusobanukirwa. Dore icyo umugani uvuga: imbuto y'ibibwa ni ijambo ry'Imana. Abameze nk'imbuto zaguye iruhande rw'inzira nabumva iryo jambo, hanyuma se bakaza karikura mu mutima wabo, agira ngo batemera bagakira. Abameze nk'imbuto zaguye mu mabuye nabumva iryo jambo bakaryakira n'ibyishimo, nyamara ntiribacengeremo ngo ribashingemo imizi. Nabemera by'akanya gato, ibishuko byaza bagahita bacika intege. Abameze nk'imbuto zaguye mu mahwa nabumva ijambo, ariko bihiyibikana n'ubukungu n'amaraha y'isi bikabapfukirana, bikababuza kwera imbuto. Abameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza nabumva ijambo, bakaryakirana umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomeranya byo. Umuhanga w'umunyarwanda ati: iby'Imana biryo warambije, uwarambiwe yatashye. Kurambirwa no kwivumbura nibyo abantu bananiwe, ariko kwihangana ubudahemuka nibyo abantu b'intwari badacogora, babandi bahora barangamiye Imana, indahemuka. Iryo jambo kwihangana no gutegereza. Amasomo uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngenzo wa gipfura wa ngombwa mu buzima bwa Gikristo witwa kwihangana, la perseverance ou la patience. Uyu mugenzo uwufite wese umugeza ku mutsindo, kwihirwe, kwera imbuto nziza ku gitaka cyiza, aribyo bishushanya nyine ijuru. Undi muhanga nawe ati: Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Imana ntishobora kubura, ntishobora gukerererwa, ntishobora gutinda,
kuko ihorera indahemuka nyine. Umuntu kubera ubuhemu bwe niwe wiheba, akaba yakwivumbura, akivumbika, akarambirwa. Nyine nibwo azataha yivovota ngo Imana yamwimye, ngo Imana yamuhemukiye, ngo Imana ntiri kumusubiza. Nibwo azatangira akadohoka, agakora amabi, ibyaha, yibwira ko Imana itakije, ngo Imana ntiri kumubona. Nyamara Imana yo aho ngaho irahahora iwawe. Wasanga hari ibyo ufite wabitse bituma nyine Imana utayibona. Ayo masomo yombi arimo akabando ko kwihangana mu budahemuka bigeza heza ku butungane, ariko aheza haruta ahandi mu ijuru ku Mana. Mu isomo rya mbere, uyu mugenzo wo kwihangana niyo Pawulo mutagatifu ashishikariza Timote nk'ushinzwe kiliziya mu gukomeza gutegereza mu budahemuka, ubwo yagize ati: "Nkoramutima yanjye, wite ku mategeko, ukomeze kuba umuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi ukwigaragaza k'Umwami wacu Yesu Kristo." Amen. Kugeza Yesu agarutse. Bakristo bavandimwe, umuntu wese ukiri ku isi aba akiri ku rugamba nyine. Ni nayo mpamvu atitwa intungane cyangwa umutagatifu, kuko nyine intungane ari yatsinze, ikaba yarageze kuri Kristo. Ni ngombwa rero guhora turi indahemuka jusqu'au dernier soupir, kugeza ku masegonda ya nyuma y'ubuzima. Naho ubundi ushobora gutangira neza uri umukristo w'imena w'intangarugero abandi bareberaho, ariko ibitotezo byaza cyangwa ibishuko byaza ukazasoza uri umuhakanyi. None muvandimwe waba araruhiye iki wa munsi utabonye Yesu? Mu ivanjiri y'uyu munsi turabonamo urugero rw'umubibyi wihangana akaruha mpaka ageza heza ku gitaka cyiza. Yesu mu gusobanura ingoma y'ijuru yagiye akoresha ibigereranyo avugira mu migani. Uyu munsi turamumva ducira umugani w'umubibyi akanawudusobanurira. Naho higanjemo imiruho, kwihangana k'uyu mubibyi bishushanya bwa budahemuka wagira mpaka upfuye, jusqu'au dernier soupir. Ikintu gitangaje muri iyi vanjiri nuko mu byiciro bine uyu mubibyi yagiye abibamo imbuto. Ibice bitatu byose yari imiruho, imvune, déception, échec, découragement. Ari byo nyine ibintu byamwangirije, ibyonnyi, izo ni inyoni, amabuye, amahwa, kona, gutsikamirwa no gupfukiranwa. Ndakubwiza ukuri, iyo umubibyi akiza kuba umubibyi wo kuri iyi si kandi w'umunebwe, nanjye kuvuga w'umuhemu, kandi yari guhita arambirwa akarekeraho akisubirirayo. Ariko ishyaka, courage, no kwihangana, agakomeza kubiba n'icyizere. Yarihanganye, arategereza, aratwaza, none ageza heza. Ni koko uwitonze atora kamuheze. Naya mvugo igira iti: ntukihebe utarapfa. Kwihangana ababyeyi. Uyu mugani uratwigisha byinshi twahinira mu bigereranyo bine. Icya mbere nuko uyu mugani waganisha ku byiciro bine by'abakristo imbere y'ijambo ry'Imana. Uburyo bamwe bashobora kuryakira bakarumba, abandi bakera imbuto, bya bikorwa bibi cyangwa ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo nyuma yo kumva ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni Imana yohereza umwana wa Yesu Kristo ku isi ngo aze ayicungure. Uko kwakira Yesu rero muri ibyo byiciro bine abibamo imbuto. Wowe nanjye tumwakira dute? Icya gatatu, ibyiciro bine twabigenye na bya byiciro ikintu gishobora kubamo. 3 états de la matière: état gazé, état liquide, état solide. Umwuka, amazi no ku buryo bukomeye. Ariko hakabaho n'uburyo bwa kane buturenze, uburyo bwa roho. Cyagiye nyine umukristo ashobora kwibanda gusa ku bifatika, ibyo abonesha amaso, ibyo yumvisha amatwi by'inyuma, ses organes de sens, aho ashobora kwishima agakora, ariko akibagirwa igice cya kane cy'ingenzi, roho yacu, esprit, cya gitaka cyiza. Ya roho izamuka ikagera ku Mana, igatugeza ku Mana, igitaka cyiza. Hari igihe tukibagirwa. Icya kane muri rusange, uyu murima ni isi dutuye, kandi buri wese nyine akaba yiriho, uyiriho nanjye nyiriho. Yesu rero yizaho ngo ayibeho ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko uyu murima ni imitima yacu, umutima wawe, umutima wanjye, uburyo nakira ijambo ry'Imana, uburyo nakira Yesu. Ese umwakirira ku nzira, mu rubuye, mu mahwa cyangwa mu gitaka cyiza? Ese mu rugo rwanjye, mu butumwa bwa kiliziya, iyo mbuye n'urucantege, ibibazo, uburwayi, ibitotezo, ibishuko, ubukene, inzara n'indi mitego, ncika intege ngatangira kwivovotera Imana? Cyangwa ndatwaza, ngashikama, ngasenga, nkicuza, ngahinduka, ngahindura imigenzereze mibi, bityo ngakomeza kwihangana? Muvandimwe, ntushobora gutera imbere nta rucantege uhura narwo, nta bakonteresigisi uhura nabo. Ntushobora kweza imyaka utararushye ngo imvura ikunyagire, izuba rigukubite, rikunobagure, uvunike. Ni ya mbuto nyine y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Ntushobora gutsinda neza utize. Ibyishimo by'umunyeshuri ni amanota meza, ibyishimo by'umuhinzi ni umusaruro mwiza.
ibyishimo by'umukristo nuko azagera mu ijuru. Inzitizi ni izihe, imbogamizi ni izihe ngo nzikuremo? Umunsi umwe umugabo n'umugore bari babanye neza cyane. Umugabo yacuruzaga mu mahanga, umugore nawe agakora akazi kandi kamuhemba ku kwezi, bikabeshaho urugo rwabo. Ariko umugabo akaba yarajyaga afuhira umugore we kubera ko umugore we yari mwiza cyane. Yabona hari undi mugabo uvugishije nk'umugore we akabisha cyangwa akamwandikira nka message nabwo bikamurakaza. Nuko rero umugabo yaba atari kumwe n'umugore we akumva adatekanye, akabura amahoro, akumva atamwizeye ko hasanga hari ibindi arimo. Nuko baza gukora inama gacaca y'urugo, maze bumvikana ko nta n'umwe muri buteze guca inyuma undi, ngo uzabirengaho azapfa. Ndetse bahana n'ikimenyetso aho buri wese yagombaga guhora yambaye akadari kariho ifoto ya mugenzi we, agakambara mu rukenyero hafi y'umwenda w'imbere kandi ubutagakuramo, dore ko hari gakozwe mu cyuma. Nuko nyine inama irarangira. Umugabo rero kubera ko ari we wari yarakoresheje utwo tudari, nuko abwira umugore we ati igihe umwe azibeshya akagakuramo kazahita gasona, bityo baciye inyuma nawe ahita abyumvira mu ko yambaye. Umugore birumvikana arabyakira kandi arabikurikiza. Bamaze gusezerana kandi buri wese yambaye ka kadari ubutazagakuramo, buri wese asubira mu kazi ke nk'uko byari bisanzwe. Umunsi umwe rero umugabo agomba kujya kurangura ibicuruzwa, aho yagombaga kumara nk'ukwezi ataragaruka mu rugo. Nuko n'ubundi bimwanga mu nda ageze mu nzira ko atizeye umugore we, n'abakontresigise benshi baba bari hafi aho ngaho. Nuko asiga amukuye ku kazi, amufungira mu gipangu iwe ngo bitunga urugo umugabo azabyimenyera. Umugore asiga afunzwe gutyo. Nuko umugabo ageze mu mahanga bamutuma ko umugore yarwaye umutima kandi ko arembye. Nuko umugabo agaruka n'igitaraganya kuko atifuzaga ko hari undi mugabo wazinjira mu rugo rwe, bityo atazahemuza umugore we. Ubwo burwayi rero bwari bunakomeye cyane ku buryo bitari kongera gushoboka kubonana muri iyo minsi nk'umugabo n'umugore, kuko umugore nyine yari arembye cyane. Nuko umugabo amaze kumuvuza amusigira imiti, atangiye koroherwa. Nuko umugabo yisubira ku kazi. Agezeyo nyine yaje kurambirwa, abona atazihangana kugeza igihe umugore azakirira. Nuko aza kwihandagaza akuramo wa mudari ngo yumve niba hari icyo yaba. Akuyemo yumva ntacyo abaye, arituriza. Nuko agiye kumva biva mu ijoro bongeye kumuhamagara ko umugore we yarembye cyane. Asubira n'igitaraganya, nabwo yongera kumuvuza amusigira imiti, asigara koroherwa. Nuko yisubira mu mahanga. Ageze mu mahanga muri ubwo bucuruzi ahura n'umugore w'umukire ariko wari wanduye sida. Uwo mugore akamusaba kumuha amafaranga bakaryamana. Wa mugabo yatekereza uburyo amaze gukena kose, yatekereza n'ukuntu yakuye wa mudari ntagire icyaba, yanatekereza ko umugore yarwaye hashize imyaka 5 yose batabonana nk'umugabo n'umugore. Yatekereza n'uburyo ari kure umugore atazigera arabukwa na gato kuko nyine wa mudari yawukuyemo. Yigiye inama guru dukingirizo ngo hatatazandura sida, ubundi yifatire kuri bya bifaranga. Uyu mugambo umaze kuzura n'uyu mugore, wa mugabo ubwo bwari buke bahurira muri hoteli n'uyu mugore. Muri iryo joro mutuma ko umugore we noneho yarembye cyane ko agiye gupfa. Noneho abonye ko ari umugabo wundi umutumyeho, birumvikana yahise abaduka n'igitaraganya asubira iwe. Ageze iwe abonye ukuntu umugore we arembye, wa mugabo aricara aratekereza. Asubira inyuma byagiye bimuha byose. Uburyo imyaka yose 5 ishize ahora mu nzira, yajya gucuruza ntiyunguke, akamudurumbanya. Umugore agahora arwaye kandi nawe bikamugeraho. Nuko mu gushakisha ibisubizo yigiye inama gusubiza ibintu ko byari bimeze mbere umugore atararwara. Retour à la source. Nuko asubiza umugore ku kazi, asubizamo wa mudari, twadukingirizo na twari yaraguze yaratarakoresha. Nuko aratujugunya. Nyuma yo gutekereza cyane yibwira ati mbonye ikimenyetso gifatika, igihe cyose nifuje guca inyuma umugore wanjye yararembaga. Nukuvuga ko iyo nkiza kubikora nkarenga ku isezerano twagiranye yari gupfa. Ubwo atapfuye kandi nkabasubije ibintu ko byahoze, ubwo mbonye gihamya ko nanjye ibyo nakoreraga umugore nabinkorera bizangeraho, nanjye nkarwara umutima nkaremba. Icyo gihe nzamenya ko agiye kunca inyuma. Guhera ubwo wa mugore akimara gusubira ku kazi yahise akira wa mutima, n'umugabo asubira mu kazi k'ubucuruzi uko byari bisanzwe. Noneho akora neza nta gihunga, arunguka. Ubu ameze neza cyane. Ari umugabo ntiyongeye gufuha, ntiyongeye guhora ku nkeke yuko atari kumwe n'umugore we ngo ubwo yaba ari kumuca inyuma, dore ko umugore watigeze adohoka yubahirije neza ibyo bari barasezeranye. Ubu urwo rumeze neza, bateye imbere, barakize, bameze neza cyane. Babyeyi, gusubiza ibintu mu buryo uko byahoze mbere bitanga igisubizo cyiza cyane. Iyo byari byiza birumvikana, igisubizo kirambye. Retour à la source, kugaruka kuri Yesu. Iyo ntwaro bita ubudahemuka itabura mu isezerano ryo ryose, niryo pfundo, niryo zingiro
bigeza heza, bigeza ku bukire nyabwo burambye, bigeza ku Mana. Hari ubwoko bubiri bw'ibyonnyi ku muntu wese, hari inzitizi, hari n'imbogamizi. Inzitizi ni ibibera hanze yawe, ibiri inyuma yawe, ni nka za nyoni, amabuye, amahwa, ibitotezo, ibishuko, bya bibazo biza bikurwanya biturutse inyuma. Naho imbogamizi ni ibiri muri wowe, bya bindi bikoshya, irari ry'ibintu n'abantu, irari ry'imibiri. Urwo ni urucantege, yandi riguhoza ku nkeke. Nawe umukristo umuvandimwe uze kwisuzuma uyu munsi, urebe mu murima wawe nk'umubibyi, n'ibyonnyi uhura nabyo ari inzitizi cyangwa ari imbogamizi. Bishobora kuba icyarimwe byombi. Dore ko niyo haza inzitizi bwahe, hakaza abakurwanya benshi, ibyo byose bishobora kugucugusa, bikagutigisa, bikakunyeganyeza. Ariko mu gihe nta mbogamizi wifitemo, mu gihe umutima wawe urarikiye Imana, cya gihe wifitemo ubudahemuka, wa mutima nama wawe na conscience, umutima nama uri gukora neza, ndakubwiza ukuri, ntacyo waba. Urakomera, ugashinyiriza, ugatwaza, ukagera heza. Akayamvugo ngo ushobora gusiga ikikwirukansa, ariko ikikwirukamo ntiwagisiga. Ese mubyeyi, wowe nta bintu ukeneye gusubiza mu buryo ngo urugo rwawe rugende neza, umutima wawe ucyumere neza, ngo wishime mu muhamagaro wawe? Bakristo bavandimwe, no kwitonda, ikintu bita isezerano ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu mwasezeranye ni umuntu ukomeye cyane, ujye umwubaha. Isezerano ni ikintu utagombye gukina nacyo. Bya bindi bavuga ngo igihango kirica. Iyo urenze ku isezerano, ubuhemukiwe mwasezeranye, ni nawe ubabara akarwara, ariko nawe ibyo bigakudindiza, ugacupira. Ntabwo rero mu isezerano ryacu nk'abantu hakenewe kamera de surveillance, ahubwo umenye ko muri wowe Imana hashyize indorerezi, ucungira Imana, wa mutima nama, wa undi utaka ugasona igihe cyose ugiye guhemuka, ukakuburira. Ishobora kuba ari indwara, ishobora kuba ari ibibazo, byose bigakuburira. Igihe rero utumviye umutima nama, nibwo uhangayika, ugahora mu nzira, ugahora mu bibazo. Yesu nanyumpe gukomera ku masezerano nakugiriye, nk'uko wowe uhora uri indahemuka buri gihe, ukaba utigera umpemukira na rimwe. Nanyumpe kwihangana, mpore ngutegereje buri munsi kugeza ku ndunduro. Utube hafi Nyagasani. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Sinzakorera abami babiri, umutima wanjye winoyezu kumana nanjye, umutima wanjye sinzigera mwihakana, uri Yesu mwami wanjye, Yesu nakubwira.